ninduje bukuru. Uraho neza mukobwa? Gabanya ubwoba. Icara ngaho kuyonebe. Aya ni amazi ndi kugutera imbuto. Mukobwa, ufite ikihe kibazo? Wigira ubwoba. Papa wawe namumenye. C'est Jean Paul. C'est Jean Paul. Manzi usome kwa aya mazi. Ngaho ganirira inkuru yawe. Papa wawe afite ikihe kibazo? Mbwira vuba. Abakuru murabumvira mu mabati. Murabumvira mu mabati. Gafite ikibazo ngaje kuvuza se. Ngombwira afite ikihe kibazo? Nyine papa usigaye navuye i Kigali nsanga nakora akazi ko mu rugo n'umwe yabaye inganzwa mu rugo. Tayari ubwo nabimenye bamuhaye ikibwabundama n'uyo nta yindi bamuhaye ikibwabundama. Abakuru murabyumva yo mu mabati. None ngo urashaka iki? Urashaka umuvuza. Nimba ushaka umuvuza rero umuti abakuru banjye banegetse yuko mugomba kuzana 150. 150 murabifite? Ibihumbi 150 urabifite kashi nta muntu ujya uburana n'abakuru. We. Urayemera wowe? Kamanze mbabaza abakuru numve. Abakuru ngo mugabanyirize ra. Yazane. Aya mafaranga mubika mu maberera. Ndabibona ndayabona. Noneho ubu papa bari gukira ntabibonye ari kugenda arakira kandi nze nguhereza imiti. Sibyo? Kanguhereza imiti ngo Ana we ibuka kisa nabira. Ibi ni byuri kurya. Yewe. Yewe tatuka. Ibuka kisa nabira. Uri nabaga he. Oh. Ubu bidacyo we. Ibi ni byuri kumvamo. Byuri kumvya. Mana we. Yimbuka mugaragiye he. Ibishoboka. Katarakubuye. Naze ndamwica. Reka mubwire rero umusaza wawe yatangiye gukira. Ndi kubibona neza yatangiye gukira. Kanze naye mbikwereke. Abakuru. Uri kureba mano? Uyu ninde? Ndabona ari papa. Reba ibi nari kwikora ngo inyoka aramwica. Nawe uri kubireba. Noneho urasanga nirambuga inyoka ni uri bwayikubura mu gitondo. Ubu rero abakuru barabigufashamo ariko ntago byagenda neza byazongera bigahinduka. Reka nguhereze imiti. Dore uyu numwanzuranya. Urumva ugende ushyire ahantu ashyira umutwe suhazi. Noneho iyi ngiyi ni kimbaze uyishyire mu muryango ujya mu cyumba cyanyu. Aka kantu ko noneho ushaka uburyo ugashyira mu maguru ya hepfo ku musego. Noneho ntago byarangiye. Reba tuno tubuto ngiye kuguhereza utu tubuto. Ugenda udusekura ahantu mu kantu kakijima nurangiza kudusekura umuvangire mu biryo arye. Nasoza kurya umva umusaza arababa byaye umurgerye. Genda ubikore nonaha vuba. Ndakwemeje. Mvuyeyo Imana ishimwe ubwo bafakiza rwose.
ahantu kasa gutara habaye gutya umugore yagiye koko bishoboka gute data we wajyana mu gisambu ibi ntibishoboka ese ubundi umwana wagiye cyangwa se umudamu yagiye hehe no umudamu aransobanurira kubona umuntu w'umugabo mfite urugo rwanjye rukaba gutya ariko se ubundi bwabaye ryarira wajyana inyungu reka nicyo mbitekereza kugira ngo mugende bamukorere byashoboka ariko mba narumiwe Jean Paul warumiwe ewe uriya mwana wa kuza udakomase cyicara ngaho mvuye kukuvuza niko kuri uzi ko nsanze mama yarakuruze ye koko usanze barandoze bari barakuruze ukanukana zimwe ariko ubu ngubu bakuvuye byarangiye mwana wanjye ndakora mwana bamvuye bakuvuye ubuse nubona ko byahindutse nanjye ndabona byahindutse ikintu ko nabenda ireba nk'imbuga kuntu tumeza twicaye ese undi mwana waje ryari naje ryari ntabwo wibuka nibuka ibi birantunguye papa bari barakuroze nyine ukora akazi ko mu rugo bisanzwe n'abamwe none si mama wari he mama yego ntabwo nzi aho yagiye ese wa mukuru wawe we yaheze ntabwo nzi ya gusimanisha umugo nkize ariko rero umwana wanjye rero niba uzi ko nakize ibintu byasubiwemo do ukigira ngaha mama we naza agasanga ibingibi sanga ibyavuye uyu mwanda wakize mwana wanjye wakoze niwo mwana mfite mwana yanjye ibintu nkijije nzabigushimira mwana wa ahubwo papa reka mbe nshaka ibyo kurya akira ujye kunywa agacupa aya amafaranga 3 5 kabaye unabaye umuntu mushasha agacupa agafuka k'umuceri mwana wa kangende naje ntabwo ntinda nsanga imirimo wayikoze ariko ubwira cyane ko nsanga imbuga cyayitunganyije ibintu byarahindutse gacupa kabonetse noneho nihute nje kujyana imara kujya nongere nsubire se kakagabo kari hehera kari aka kagabo kagiye hano nuko ndeba uyu munsi kadahari kagiye he yewe Liza ko ndeba uri gushaka ibyo kujya kasiko kagiye rega mama ni papa wambwiye ngo nshaka ibyo guteka ushaka ibyo guteka uri nkande se kari akagabo ko kabaye akantu kakabwa niko gashinzwe gushaka ibyo kurya none se kari wowe wabimbwiye ntabwo wemerewe gushaka ibyo kurya karabyemerewe sinongere kubona uhenye mu masafuriya ngo urukoza ngo ugiye guteka ubwo se nta mwari mwahisha kagiye katabitetse ninjye nyine yambwiye ngo nsigare nta n'igikoma katetse ngo manze nkwe kari akagabo karananiye ndaje ngahitane noneho kabibona kaburetse uyu munsi kari kwihiga buriya ntabwo kanze kagiye mbese ubundi ko ndeba nta kintu na kimwe kiraba abana ntiwumva ko meze neza mwiriwe we madamu mwiriwe niko wangegera uvuye ndingegera uringegeranye kuva ryari nese urabyubana uri umugabo kuva ryari uringegera rimwe uringegera kabiri uringegera gatatu kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru uringegera uri n'inyana y'imbwa ariko madamu urashaka kwiyahura kwiyahura se kurinde urashaka kwiyahura tone kwiyahura basi buretse gatoya gate umutwe kansi oya weba msense wi jone bana basubize agucira suba urigikisi ndaje nkwereke unyereke iki yari ku bintu kibi poshe ubundi nese koko noneho ndabigira mvuge ansubize yumva ko yankubita urushyi kuva ryari kugeza ryari we ndagira nte kumenya ya mikino muhe kumenya yarashize ubu ndabikora nte ayidata we ntago byashoboka noneho yanyica yawumaramo ibyo nigize noneho kambayeho ararimeneramo ndagira nte yewe data we ahangara mfata no mwizo sari nyo wahamufataga iyi miti yashize ntabwo ari gusa ariko ntago byavamo ukuvuga ngo iki
ngira impamvu wabujije umwana guteka. none se ko nagize ngo urahari ubiteke. Indi ubiteka? Kuva ryari? Kuva ryari sha? None se kuva ryari? ariko si none wambabarira ko ntazabisubira. Mbare gatatu nyuma y'iminota 3 sanga ibyo byangezeho. Shobosho ugende mu nzu vuba vuba. We kanze genda. Hasoni ibigo by'iminsi byabaye gute? Hasoni mva mu kazi nsanga ntariye wapi? Iyi minota 2. Wo madam. Madam. Oui. Pfa hano sekishwa hano. Bigezehe. Biri hafi gusha. Bigezehe. Biri hafi gusha. Niba ari hafi bizane. Ntabwo twari twabitereka. Impamvu abuje umwana guteka ni iyihe? Impamvu? Pfukama. Impamvu abuje umwana guteka. Impamvu nyine nagize ngo yabihishije. Ngo? Nagize ngo byahiye. Subiramo numve. Nuko mbabarira. Ongera ijwi. Nuko mbabarira. Wakoze iki? Wakoze iki? Kanatetse. Uri umugore se? Ndi umugore. Abagore mwe iminsi ngize amashano muhereye kuki? Nuko mbabarira ntabizongera kumva. Ari nge nawe warongoye ninde? Ni wowe. Cyabukuri. Ngukorera iki koko? Nuko mbabarira rwose. Toka mva maso. Toka. Ndagiye. Genda. Ndagiye nuko mbabarira. Toka. Abagore mva mu kazi nsanga ngende. Ntasoni ntago ariko nteye ngo nagwe minota zingahe? Iminota 3 dorasigaye iminota 1. Bitarangira ariko ndakugera. Sha, yo twasigaje nyuma n'amateka. Ariko mana ya. Soho nukuza hano gusuhura. Yego. Urute umwana wawe. Urakomeye. Yego. None se papa. Ndashaka gusaba agahushya. Agahusa. Ntabwo utinda yose? Ntabwo ndi bwatindeyo. Ngiye kujya kwa abaturanyi nyine bangiriye inama. Ntabwo ndi bwatindeyo. Kwa baruzungu? Yego. Ya, akira rwose mwana wanjye agahusa n'akawe rwose ubwigenge n'ubwabo. Sinzakubuza. Sawa. Ariko ugiye gutahe kare. Dore amasaha y'iminsi nta wamenya amajoro ntari meza. Sawa, ugira amahoro. Sawa. Ubansuhurize. wanjye ubuzima twibereyemo no kuko Imana imeruka Jean Paul byaradogoye ewa mwiriwe komera mukobwa wacu ubaye gutese uraho icara gakora agakira kacu nta kibazo cyanga kugakireka betuganira nuko se amakuru ki Amakuru ni meza rwose papa yarakize. Horada Wa muntu mwandangiye ankoreye umuti ibintu byabaye bizungu. Ingo se Cyane. Ariko mana yanjye zimbe neza. Wa muntu yarakize? Yarakize papa rwose. Sinabikubwiraga? Ewe. Umva mada kumaze ugire ko nawe uri kumva umukobwa wabazi ndasiraho neza. Sinabwo yarakize. Niwe yarakize rero. Ubwo nuko uzagura akantu nk'umukobwa w'i Kigali. Akantu nuko kagura rwose. Gusumba kabura. Ariko se mumeranye neza? Tumeranye neza papa ibintu byose. Sigemo nyine byarahindutse. Noneho papa nyine mama asigaye habya bine ngagiye kumukubita. Papa kizanarada. Ekada. Noneho dereje mbonye. Ubasigaye rero nagira gukika mutimbura. Nago mama yabitinyuka kwa kundi yagiraga nyine ngaraje ngamukubite wapi. Mama nago yabitinyuka. Ha. Kuri bagabo twagowe bura bwose. Yari yaramuhaye burozi. Yari yaramuroze. Byararangiye. Ariko sha wamuzana Jean Paul nkamureba no kuri kw'Imana. Kamuseka. Nako nukuzagira ukajya kumusura nyine ukareba ukuntu byabaye. Icyo cyo. Kacyaye kunze ya kumusura. Nukubikurikirana. ngire vuba vuba ndabona hakeye imirimo yaha nayo unaragenda agahugira ahana oga nazo zikarara ngire vuba njye gutekera umugabo wanjye mwiza uriya mushyitsi wadusuye nawe ubu arashonje rwose
mba wanyeka Jean Paul namuseka byanyambye. wamuseka ariko rero tutagiye muri byinshi reka nawe njye kureba nyine njye gufasha papa akazi ko mu rugo naho ikindi kintu ariko nibyo iki kintu nicyo reka nze murenze irembo tugende murenze irembo naho ubundi naho umunsi urinda bamusura ndi hano muri karitsiye shabuze uko nkubonye guhita mbona numva mu mutwe akuri mushyashya oya nsanzwe inama kuri pe uragaragara ko uri umunyuka nka muri karitsiye wese na iyi karitsiye igihe nyimazemo nakagombye nta muntu nazi pe urebye nta muntu utazi nyine ushobora kuba utabazi nk'uko ko nyine ngiye nkaba ntakunze kugenda cyane ariko ndi nta muri karitsiye mbese nuko wari uzi ko uri keza gutya yego basi ujya ufata na kamera wirebemo gutya urebe ukuntu uri keza pe wenda ushobora kumva ndimo ndabikubwira ukagira ngo ni ya malariya y'abasore tujya tugira pe ariko wapi uri keza nuko igihe uzabaze ntabwo nijye muntu utabeshya mwiza yego kandi ibyo akubwiye nibyo byavuze ni byose ahubwo se witwa iki nitwa nde nitwa Liza Liza mbese umuntu agira izina rimwe narindi zina ufite narindi zina ufite nyine nibyo ntacyo bitwaye cyangwa ugiye kumbwira ngo baba bebe bakubwira inyuguti muri uyu munsi ndi ejo ntacyo bitwaye nyine bwo izina muze kumenya ibyo ngibyo nta kibazo uko bajyaga bavuga ngo umuntu asa nk'akazuba ko mu museso nkabihakana reka akaba ari bwo mbyemeye mpari nibyo ariko nuko none se tuzagiza tubaza kwa Liza nyine muzaza mubaza wenda ngo wa mukobwa wo kwa Mukandori arahirya nyuma kiriya gipangu Mukandori umumama w'inzobe muremure utuye hariya hirya harahirya inyuma cya gipangu numva ntabitse ikibazo turwo tuzakureba duhita tugushikaho ntarebi tuzashobora no kuzahamenya nubwo tuba tutazi twahamenya yuko ubundi ahantu haba hari urugo rw'umukobwa ntihaberekana ahubwo se imanamba yawe nzaguhamagaraho yiyandikire nanjye urahita uyimenya niyi ngiyi sawa tuzahura ikindi gihe sawa natwe shabro mana yaremye karakana yakaremye neza hano nawe wakitegereje none ngewe wagira ngo ni akamarayika nawe ubundi urakabije uraniwe na rose no mu nzozi zawe inzozi zanjye gusa semeni nizo abandi baba mundotera sinabikubwiye ahubwo ndebera izo nimero ze se wagira ugabanya nawe aho ibintu buba wigira wowe nazo naguha ntabwo byakunda se turi inshuti mbonye ikintu tuzapfa tugende izi nimero turaza kuzifa ntakuntu ariko se buriya aba basore mpuye nabo bwa mbere ubu se ndi bubakunde bose ubu se ndi bubemerere oya ariko reka manze ujye kubaza ibishoboka gute koko abagore b'iminsi basigaye badusuzugura ko biboneye ngire mubwire ku makosa yakoze ansimbukana ntombokane oya ntabwo ryavamo agomba kunsobanurira agasuzuguro k'abagore bita igihe byagenze bitera ariko simbyemera wapi hasone ntabwo rizari imanzi bizanashoboka reka mwiriwe mukobwa wa ntabwo ari neza pe ntabwo ari neza ibintu byanyobeye papa kurimo kwitonda mama amubwire amakosa yakoze reba nk'iminsi amaze mu gasozi icyumweru cyose mubwire azamuka hejuru andusha umujinya wapi bizasubizwamo ubwo gusubirwamo pe asigaye azamukira mu nzego reba ibyo muri yaraje amaze iminsi icyumweru na n'ubu nta naraza urumva ubusambye ngo ari hehe ntabwo
agiye kuzaza nkamufata gutya nkamushyira ku kaboko utazadukiza nkamufata gutya nkamugurisha hasi nkagira ngo nkamunyuka byanarimba nkazamuka ngakonyora mwana we umva byo nzamukora igitangaza agahinda kanjye zahabu papa wagiye wihangana iyi mbuga isa gute irasa nabi isa nabi bitewe nta mugore mfite ndi umupfakazi mwana we ibintu bingeze aha ngaha ntabwo bizavamo mwana we ntabwo bizavamo ariko papa ntuzarwane ntabwo ari byiza ugize ngo iki ntuzarwane papa ndagukunda reka mwana we reka ntuzanyica agabo bimeze bite ko wakinze ubone uje araje ndamwica